Rigani Rugaju ageze kuri Junior Kameni aca impaka avuga ubuhanga bw'uyu mukinnyi ndetse anamugereranya n'uburyo Nziga Ruvumbu uturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko uyu Junior Kameni amurusha. Ese koko nawe niko ubibona? Rero komenti kabisa zibe nyinshi ndetse tunaganire kuri aba bakinnyi Junior Kameni ndetse na Nziga Ruvumbu. Si ibyo gusa kandi Rigani Rugaju yavuze kuri uyu Junior Kameni kuko ni umukinnyi uzi kugorora ikirenge cye ndetse yakigoroye ndetse n'ishoti ateye uba witeguye ko igitego cyabonetse kuko urebye ibyo akomeje kugenda akora n'amateka. Ndetse kandi yagiye anagaruka ku bandi bakinnyi bo mu kipe ya Rayon Sport ndetse avuga yuko rwose abakinnyi bo mu kipe ya Rayon Sport bose bari ku rwego rushimishije kandi rwiza ku buryo iyi Rayon Sport amakipe rwose n'ahantu azapfumurira habe na gatoya, kuko iyo ugeze mu mitima ya defense ukagera mu izamu rya Dande ukagera ku mpande haba iburyo cyangwa se ibumoso ukagera hagati ukagera noneho kuri ba rutayizamu bo bose ni imiriro. Iyi Rayon Sport nta kipe izayihagarika bitewe n'uburyo imeze. Ibingibi Rigani yabivuze ubwo abanyamakuru batandukanye bamubazaga uburyo abona iyi kipe ya Rayon Sport muri uyu mwaka wa 2026 ndetse yanavuze byinshi bitandukanye mu kipe ya Rayon Sport, naribyo turaza kugenda tugarukaho gatanu kuri gatanu. Ndetse kandi ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yandika amateka umunsi ku munsi kuva yegukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Amakuru yaragiye aracicikana ku mbuga nkoranyambaga zose ku buryo ubu ngubu Afurika yose ndetse n'isi yose izi ko ikipe ya Rayon Sport yakoze udusha tutigeze dukorwa n'amakipe yo mu Rwanda, kuko amateka iyi Rayon Sport yakoze ni amateka akomeye cyane, aho ikipe ya Panta ituruka mu gihugu cya Cameroon yiteguye kwakira Rayon Sport ku tariki 5. Ubu ngubu ubwoba bwabaye bwose kubera ibigwi Rayon Sport ikomeje kugenda yandikwa, kubera yuko n'uburyo imyitozo Rayon Sport iri gukora. Aba bakinnyi baturuka mu kipe ya Panta bari kugenda bayikurikirana ndetse bakabona n'uburyo Rayon Sport yiteguye, bakabona ko ari ibintu bidasanzwe ndetse nabo bakaba babona uburyo bukomeye cyane ko Rayon Sport kuyitsinda atari ibintu byoroshye, bisaba gukora amajoro n'amanywa kugira ngo utsinde iyi kipe, kuko ubuhanga n'ubwenge babakinnyi ba Rayon Sport bafite n'ubuhanga budasanzwe. Ikipe ya Rayon Sport yiteguye ite shampiyona ku tariki ya 27, dore ko Super Cup izatangira ndetse ikazakina n'ikipe ya Polisi FC. Ibiciro rero byashizwe ahagaragara. Bakunzi ba Rayon Sport rero muzibuke muje kugura amatike kugira ngo turebe match nk'uko tubyifuza ndetse ikipe yacu dukomeze no kuyishyigikira, aho kandi finali yo izaba ku tariki ya 30. Ese Rayon Sport urayihereza amahirwe angahe? Ibyo byose rero nabyo ni ibintu tugiye kuza tuganira 5 kwa 5. Ni Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo utaja ucikanwa n'amakuru tugenda tugutegurira umunsi ku munsi. Rigani Rugaju ageze ku buhanga bwa Junior Kameni, amanika amaboko kubera yuko uyu mukinnyi Junior Kameni ni umukinnyi ukiri umwana mutoya, acyari mutoya cyane, afite ibigango, afite uburebure ndetse ntabwo ari umuntu usanzwe ahera
aherana imipira, ahubwo uyu ni umukinnyi kabutindi Rayon Sport yitomboreye, kuko uyu ni umukinnyi udasanzwe kuko arenze Nziga Ruvumbu wanditse amateka muri Rayon Sport. Uyu Junior Kameni ararenze mu buryo bukomeye cyane, kuko ibintu akomeje kugenda akora ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu biri kugenda binatungurana umunsi ku munsi, kuko ibitego ari gutsinda ni ibitego bitsindwa na ya makipe yo hanze, ubona ko rwose ba Messi babona ibitego bya bindi Messi atsinda, ba Cristiano, ba Yamini Yamari, abo ni abakinnyi dusanzwe tuzi b'abasitari, ariko uyu Junior Kameni nawe ameze nk'aho rwose ari muri abo bakinnyi, kuko ibitego tsinda ni ibitego ubona ko ari ibitego byiza. Higaniro Rugaju yavuze ko uyu Junior Kameni bitewe n'uburyo afite ndetse n'umwete afite n'ubushake ndetse n'inyota yo gutsinda, ubona ko rwose ari ibintu byiza, kuko Rayon Sport yaritomboreye. Abakinnyi ba Rayon Sport bose bari ku rwego rwiza kandi rushimishije, ni abakinnyi beza kandi bameze neza mu buryo buhagije, haba ku mpande zose ni ahantu ushobora kuba wapfumurira, kuko iyi Rayon Sport nta kipe izayihagarika mu gihe igifite izi ntwaro zose yaguze uyu mwaka. Imyitozo rero irakomeje mu kipe ya Rayon Sport yitegura Super Cup ku tariki ya 27, aho izacakirana n'ikipe ya Polisi FC, mu gihe kandi Rayon Sport ibintu bikomeye cyane ikomeje kugenda ikorera mu myitozo, ni ibintu bidasanzwe, niramuka ibikoreye no mu kibuga nta kipe izayihangara, kuko Polisi izabijya bikeya cyane, ni 5, kuko iyi Rayon Sport ndi kubona ni umurabyo, kuko ntabwo isanzwe. Mu gihe kandi ikipe ya Panta ituruka mu gihugu cya Cameroon, ubwoba ni bwose, kubera ko iyi Rayon Sport amateka yakoze muri Sekafa Kagame Cup yatumye amakipe